barogoye gatoya ibyo Bruce amaze kuvuga bisaba iki ntabwo nabyumvise neza. Monetization ya social media y'imbuga nkoranyambaga. Ikibazo rero abantu bahura nacyo mu Rwanda ni iki? Kuki ugomba kwita undi muntu w'ahandi kugira ngo ukore amafaranga utari umunyarwanda? Ikibazo ni iki? Niki ngo tugikemure? Bruce, ni ikihe kibazo gihari kuki social media hano mu Rwanda zidahinduka amafaranga? Uyu ni umwanya kuko n'urubyiruko hanze iki kintu kiri kuvugwa cyane. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Kugira ngo umuntu akorere amafaranga ku mbuga nkoranyambaga hari ads, publicité zinyuraho. Izo publicité nizo dukuramo amafaranga. Ni ukuvuga ngo ibigo bije kwamamaza, nk'urugero nasohoye indirimbo, iyo ndirimbo sinzi niba mujya mubibona iyo mugiye mu bindi bihugu, iyo ugerageje nko kuyikandaho hari akavideo gato gatambuka kamamaza, ukabanza ukakareba, abo bantu baba bishyuye, ayo niyo mafaranga aza akagaruka akagera ku wakoze iyo content. Hano mu Rwanda rero bisa nkaho twese turi premium, bisa nkaho twese twishyuye kujya tureba tutarebye publicity. Izo publicity ntago zijya zinyuramo. Muri ubwo buryo rero ntago tubasha gukorera amafaranga uko bikwiye. Byakemuka bite technically? Yes, Scovia yenda hari igitekerezo afite kuri ngingo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nanjye ndi umwe mu bazikeneye cyane.